Abahanga n'abashakashatsi muri siyansi bagaragaza ko mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina miliyoni 300 z'intangangabo zibasha kwinjira mu gitsina cy'umugore. Zimwe zikabasha kugera ku ntangangore ariyo twita ovum, izindi ntizibashe kugerayo. Ibi biterwa n'uko mu gitsina cy'umugore haba hari aside cyane, bityo zimwe zikagenda zipfira mu nzira, izindi gahura na bariyeri ko zigenda zikoma mu nzira zigenda zinyuramo. Gusa nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize, twabonye ko intangangabo ari ntoya cyane inshuro 2,000 ugereranyije n'intangangore, bitewe n'uko akamaro k'intangangabo konyine ari ugutanga DNA. Iyi DNA ni genetic information umwana aba agiye gukura ku mubyeyi we w'umugabo. Niyo mpamvu iyo umuntu ari gupimisha niba inda ari iye, bisaba ko bapima DNA z'umwana ziri mu maraso bagapima iz'umugabo kugira ngo bamenye yuko umwana ari uw'uwo mugabo. Niko kamaro intangangabo ifite muri iki gikorwa. Ibijyanye no kugaburira, gutunga ndetse no gufasha urusoro, ibi byose bikorwa n'intangangore. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku gikorwa cya fertilization. Ngiye kukibagezaho, nitwa Munyanza Stefan. Igikorwa cya fertilization ku muntu ni igikorwa kibaho habayeho guhura kw'intangangore ndetse n'intangangabo. Intangangore yitwa egg cyangwa ovum, hanyuma intangangabo yo yitwa sperm, aha ni mu rurimi rw'icyongereza. Iki gikorwa kikaba kibera muri ampulla of the fallopian tube, agace twigeze tubereka mu itiyo rya nyababyeyi. Iyo iki gikorwa kimaze kuba, gitanga indi serire cyangwa se akandi kanyangingo kitwa zygote. Gusa ntibivuze ko buri gihe iki gikorwa cya fertilization cyangwa cyo kubangurirwa kibaho habayeho guhura kw'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se kibaho habayeho ukubaho kw'imibonano mpuzabitsina, kuko hari igihe habaho icyo twita artificial insemination, cyangwa se aho bafata intangangabo bakazinjiza muri nyababyeyi y'undi mugore, cyangwa se hakabaho in vitro fertilization, aho bafata intangangabo n'intangangore bakabiteranyiriza hanze ya nyababyeyi. Nubwo ibi ngibi bibaho, gusa ntibibuza yuko n'ubundi byose biganisha ku ngingo imwe yo kubaho k'umwana. Iyo intangangore n'intangangabo bimaze guhura, bikora icyo twita zygote, iba igizwe n'ibice bitandukanye. Hari nk'ako twita female nucleus, male nucleus, ndetse inyuma hakaba n'ubundi ari ya ovum n'ubundi gihari. Izi nucleus y'intangangabo igiye guhura n'intangangore, ikinjira cyonyine ni umutwe, kuko twabonye yuko intangangabo ifite ibice bitatu. Ikinjira nicyo twita head irimo acrosome, ibindi byose bisigara inyuma. Umurizo usigara inyuma, igice cy'imbere akaba aricyo kinjira. Muri makeya, ibi biba bivuze ko fertilization ari igikorwa cyo guhura kwa seli twita haploid bigakora diploid cell. Ni mu gihe haploid cell ari serire yose iba ifitwe igizwe na N chromosome cyangwa se chromosome imwe, kongera igahura na serire yindi, bityo bigakora diploid. Haploid cell ni serire yose bigizwe na chromosome 23 igahura n'indi ifite chromosome 23, hanyuma zigakora diploid cell ibigizwe na chromosome 46. Iki gihe nibwo tuvuga ngo igi ryabanguriwe cyangwa fertilized ovum. Izi serire 46 ziva ku mubyeyi w'umugore, hanyuma 23 zindi zikava ku mubyeyi w'umupapa. Ibi bikaba bitwara amasaha ari hagati ya 18 ndetse na 24 nk'uko byanditswe n'umugabo bita Van mu mwaka wa 2015. Muri iki gikorwa cyo guhura kw'intangangore ndetse n'intangangabo, twabonye ko harimo amakromosome. Iyo tuvuze chromosome, buri wese ahita yumva X and Y. Mu biganiro byatambutse twagiye tubereka itandukaniro riri hagati y'amakromosome. Ku ruhande rw'umugabo aba afite X ndetse na Y, X na Y, mu gihe ku ruhande rw'umugore we aba afite chromosome X. Ibi bivuze ko intangangabo yaje ariyo ituma igitsina cy'umwana kimenyekana. Nk'iyo umugabo atanze chromosome Y, igihe umugore aba azabyara umuhungu, hanyuma yatanga chromosome X, igihe umugore akabyara umukobwa. Bivuze ko za haploid cell turi kuvuga z'amakromosome ni igihe umugore atanze X ndetse n'umugabo agatanga X, bigakora diploid y'amaserire 46. Bivuze ko hari 23 za X yo ku mugore ndetse na 23 za X yo ku mugabo, igihe umugore aba azabyara umukobwa. Hanyuma nanone iyo
habayeho ugutangwa kw'amakoromozomu, umugabo agatanga Y, umugore agatanga X, n'ubundi ziba ari za koromozomu 23 z'umugabo na 23 z'umugore, bigakora 46 gusa. Iki gihe umugore aba asamye umuhungu kubera ya Y umugabo yatanze. Niyo mpamvu umwana ava afite DNA zitandukanye n'iz'umubyeyi w'umumama ndetse n'umupapa, gusa nanone bifitanye isano, kugira ngo ya zygote cyangwa ya selile yabayeho nyuma yo guhura kw'intangangore ndetse n'intangangabo ibeho, hari ibintu 4 igomba kuba yujuje. Icya mbere ni ukuba ifite icyo bita metabolism cyangwa se metabolic reaction. Icya kabiri, igomba kuba ifite karagiteri zo gukura cyangwa icyo twita growth. Icya gatatu, igomba kubasha kumva ikiyikozeho cyangwa se reaction to stimuli. Ikindi cya kane ni reproduction, kororoka. Ibi ni byo bintu 4 bituma iriya ntangangore yabanguriwe cyangwa se iriya selile yabanguriwe ibasha kubaho. Kubibasha kororoka rero ni imwe muri karagiteri cyangwa se mu biyiranga bituma ibasha gukora icyo twita rapid mitotic division. Ikaba ifite hagati y'8 na 16 blastomere. Mu minsi 7 gusa icyo twita blastocyte gitangira gufata ku kitwa morula, hanyuma iyi morula ikaba ibigizwe n'uduce 4 tw'ingenzi ariko twita zona pellucida, inner cell mass, trophoblast ndetse na fluid filled cavity. Utu duce twose tukaba ari uduce dukenerwa kugira ngo iyi blastocyte izabashe gukura. Hari icyo twita significant cleavage cyangwa se ukwigabanya. Ukwigabanya babyita ni seri ya rapid mitotic division ya ntanga yabanguriwe, ya selile yabanguriwe cyangwa se ka kanyangingo kabanguriwe, aho kaba gafite hagati ya blastomere 8 na 12. Izi blastomere ziba ziri solide, ni ibice bikomeye cyane bita morula. Morula ni igice kinini cyane kigizwe n'amaselile menshi cyitwa blastula cyangwa blastocyte. Iyi blastocyte ibifashe kuri iki gice cyangwa se izi morula ziba zigiye zegeranyije, zifata kuri endometrium mu minsi 7. Endometrium ni igice cy'imbere cya nyababyeyi cyangwa se cy'umura, the inner part of the uterus. Bityo hagahita habaho gusozwa kwa implantation cyangwa se guterwa, twabyita nko gutera cyangwa gufata. Iyi blastocyte iba yamaze gufata muri icyo gice cya nyababyeyi cy'imbere cyangwa endometrium of the uterus, kiba kigizwe n'ibice 4 by'ingenzi. Icya mbere ni zona pellucida, icya kabiri ni cyitwa inner cell mass, icya gatatu ni cyitwa trophoblast, outer cell mass ndetse na fluid filled cavity. Zona pellucida, igice cy'imbere kirimo amamas amaselile ndetse igice cy'inyuma nanone kigizwe n'amaselile ndetse n'igice cyuzuye ibintu bimeze nk'amazi nk'uko turagenda tubibona. Nyuma yo guterwa cyangwa yo gufata kwa blastocyte kuri endometrium, cya gice cy'imbere cya nyababyeyi cyangwa cy'umura, ihita ihindukamo glastula iba igizwe n'ama primary germ cells, bigizwe n'amaselile y'amagerm ya mbere. Iyi glastulation ni igikorwa kibaho mu gihe selile itangira kumuvinga cyangwa kugenda, bikayifasha kugenda ihindura uko imiterere ndetse n'uburyo ikoramo. Uku kugendagenda kwa selile ibyo byitwa morphogenetic movement. Morphogenetic movement ni ukugendagenda kw'iyi seli cyangwa ibyo twita glastulation kugira ngo igende ihindura ishusho yayo ndetse n'imikorere yayo. Ya blastocyte twabonye yamaze kujya kuri mu gice cy'imbere cya nyababyeyi cyangwa cy'umura cyangwa se endometrium the uterus, kiba kigizwe na inner cell mass nk'uko twayibonye, igice cy'imbere kigizwe n'amaselile, ikagirwa n'agace k'inyuma kitwa zona pellucida n'agace k'inyuma kamembrane kaba kariho inyuma, ikagira ikindi gice cy'imbere cyane cyitwa blastocyte cavity kiba cyuzuyemo amafluide, ndetse n'igice cy'inyuma nanone imbere ya zona pellucida gifatwa nk'akamembrane kigizwe n'amaselile nanone ari inyuma azengurutse inner cell mass.
nk'uko twabonye yuko blastocyte ifata mu gice cy'imbere cya nyababyeyi, igikorwa cyitwa implantation. Ese implantation bigenda gute? Ni mu gihe cya gice cy'inyuma cyitwa zona pellucida aricyo gice kibasha gufata kuri nyababyeyi. Nk'uko twabibonye, ibigizwe n'amaserire yitwa trophoblast cyangwa amaserire y'imbere. Aya maserire y'imbere syncytio trophoblast afatwa nka source ya human chorionic gonadotrophin, ndetse n'ikindi gice cyitwa cytotrophoblast kiba formed na amatisi aba ari hagati y'umubyeyi ndetse n'ingobyi y'umwana, nk'uko byagaragajwe n'umugabo bita Vani mu mwaka wa 2015. Mu gihe cyo gufata kwa zygote, iki gihe iba itaratangira guhinduka mu ngano yayo kuko iba ikiri hagati ya milimetero 2.5 mu bunini. Nk'uko twabibonye, iyo igi ritabanguriwe, hari ibiba byarateganyijwe byariteguye kurera umwana bitangira kugenda bisohoka mu gitsina mu minsi 10. Icyitwa corpus luteum gitangira gukura, kikaba cyagera kuri santimetero 3 mu bunini, ndetse kikongera gusubirayo hagati y'iminsi 80 n'iminsi 120, bityo bigatangira kujya bigenda bisohoka. Abagore bamwe na bamwe batangira kumva ububabare bwatewe n'uko hari amaraso agenda asohoka, ubushyuhe bukiyongeraho 0.6 bya digiri Celsius. Cya gice cy'imbere cya nyababyeyi iyo igi ryabanguriwe gitangira kugenda gikura, ndetse kikubaka amaserire atandukanye azatuma ya blastocyte twabonye ibona ifata, bityo kikabasha kugaburira ya blastocyte kugira ngo ibashe gukura. Nk'uko twabonye yuko igomba kuba yujuje ibintu 4 by'ingenzi kugira ngo ibashe gukura. Muri makeya, iki gikorwa cya fertilization cyangwa se cyo kubangurirwa ni igikorwa gitegurwa igihe kinini. Nk'uko twabibonye, twabonye yuko intangangabo n'intangangore bihurira mu gace kitwa ampulla. Ibi bibaho nyuma yuko igi ryakuze rifatwa n'icyo twita fimbrier, rikayifata muri ovary cyangwa se mu murerantanga. Iyi rikaba ryitwa rupture follicle, hanyuma rikabasha kwinjira ari oocyte, rikinjira muri fallopian tube cyangwa mu itiyo ry'umura. Hanyuma muri ampulla intangangabo ikabasha guhura n'iryo gi bigakora icyo twita zygote. Zygote ihita yigabanyamo ibice bibiri bita two cell blastomeres, ziba zitwa blastomere. Uko igenda yigabanya, aho igera none ikigabanyamo uduserire 4 bitwa four cell blastomere. Nyuma y'iminsi 6 kaba kamaze kwigabanyamo ibice 8, hanyuma gukomeza kagahinduka morura. Iyo kamaze guhinduka morura ku minsi 7 gusa, nk'uko twabibonye, ihinduka blastocyte. Blastocyte uko kagenda kigabanya n'ubundi niko kagenda kimuka, aho kari kagenda gasatira umura. Muri iyi minsi 7 yamaze guhinduka blastocyte, iba yamaze kugera mu mura, aho igikorwa cya implantation cyangwa se aho izafata kizabera. Hanyuma kuri uyu munsi wa 7 igafata kuri endometrium cyangwa cya gice cy'imbere cya nyababyeyi. Ese ko tubonye ko yamaze gufata muri nyababyeyi, nyuma yo gufata bigenda gute? Hari igice cya mbere yuko urusoro rubaho nk'uko twabibonye. Gukura rero biri mu bice bitandukanye. Igice cya mbere kiba cyitwa pre-embryonic development, igice kibaho mbere yuko urusoro rubaho. Iki gice cya pre-embryonic development gifata hagati y'ibyumweru 0 kugera ku byumweru 2, harimo igikorwa cya fertilization cyangwa se cyo gusama, gifata hagati y'iminsi 0 kugera ku minsi 7. Hakurikiraho igikorwa cyo gufata kwa zygote, gifata hagati y'iminsi 0 kugera kuri 3, yakiyongera kuri ya yindi 7 ikaba 13. Ahangaha harimo kubaho kwa morura ndetse no gufata kwa blastocyte. Igice cya kabiri cyitwa embryonic development, ibaho hagati y'ibyumweru 2 kugera ku byumweru 8. Ubu ni ukuva kuri wa munsi wa 12 na 14 donc kugera ku byumweru 8. Ibi bibaho icyo twita gastrulation ndetse na organogenesis, kubaho kw'ingingo z'umwana ndetse no kugenda kumuvinga cyangwa guhindagurika muri shape cyangwa mu ishusho uko yagaragaraga akagenda ahindagurika. Nyuma y'ibyumweru 8 habaho gukura k'umwana. Tuzagenda tubibona mu biganiro bizakurikira, turebe uburyo buri gace kagenda gakura, ndetse muzabisobanukirwa kurushaho uko mbitekereza. Gusa ntabwo twagenda tutabwiye bimwe mu bibazo bishobora kubaho mu gihe iki gikorwa kiri kubaho cya fertilization cyangwa se cyamaze kubaho. Mu gukura kwa embryo ni ibihe bibazo bishobora kwibasira iki gikorwa cyo gukura k'urusoro? Icya mbere
ni uko urusoro rushobora gufata maze hakabaho igikorwa cyo kuva. Icya kabiri ni uko urusoro rushobora gufatira ahantu hatariho, urugero rugafatira nko mu itiyo nyababyeyi cyangwa se mu bindi bice bitandukanye atarimo imbere muri nyababyeyi. Ikindi ni uko urusoro rushobora kubaho hanyuma rugahinduka urubura. Ikindi ni uko hashobora kuvamo kwinda cyangwa icyo twita abortion cyangwa miscarriage mu rurimi rw'icyongereza. Tudatinze muri makeya, iki kiganiro cyacu ngira ngo cyabaryoheye. Twabonye yuko habaho guhura kw'intangangore ndetse n'intangangabo. Ku ruhande rw'umugabo akazana koromosomu 23 ndetse n'umugore akazana 23. Twabonye ko uruhare runini umugabo agira ari ugutanga DNA gusa, ku ruhande rw'umugore si ugutanga igi gusa cyangwa serire gusa, ahubwo ovum igice kinini cyayo kiba kigizwe n'intangangore cyane cyangwa oocyte, aho ibasha kugaburira ndetse ikanafasha urusoro cyangwa ya maserire arimo imbere kugenda akura. Nyuma ya fertilization za haploid cell zigizwe na 23 koromosomu, twabonye ko zihita zikora icyo twita diploid cell zikaba 46, maze bikagenda byigabanya uko iyi serire cyangwa ovum yamaze kubaho igenda ivaho yariri cyangwa se zygote. Iyi zygote yabayeho ikagenda imuvinga yegera igice cya nyababyeyi cyangwa se umura. Dusoza ikiganiro, reka twongere tubibutse muri makeya uko tumaze kuganira. Twabonye yuko intangangore ndetse n'intangangabo bihura bigakora zygote. Tubona ko umugabo azana koromosomu 23 ndetse n'umugore akazana 23 kuko ziba ziri haploid cyangwa se ari imwe. Ni mu gihe serire zindi zisanzwe z'umubiri ziba zigizwe na koromosomu 46. Gusa zino serire zitangwa n'umugabo n'umugore zo ziba zigizwe n'amakoromosomu 23, hanyuma bigahura bikabona gukora koromosomu y'amaserire 46 ariyo yitwa diploid. Iyi serire biba byakoze iba yitwa zygote. Nk'uko twabonye yuko kugira ngo ubyare umuhungu cyangwa umukobwa byose biterwa na koromosomu umugabo yatanze, kuko umugabo agira koromosomu Y ndetse na X. Kuba umugabo agira koromosomu X ndetse na Y nibyo bituma ushobora kubyara umuhungu cyangwa umukobwa. Gusa umugore we agira koromosomu XX, bivuze ko nta ruhare agira mu kubaho kw'igitsina runaka. Iyi diploid cell iba yamaze kubaho cyangwa zygote, uko igenda igana muri nyababyeyi cyangwa mu mura, igenda yigabanyamo, aho ibanza kwigabanyamo 2, hanyuma ikigabanyamo 4, hanyuma ikigabanyamo 8, hanyuma igahinduka murura, igakomeza kugenda igahinduka blastocyte, igafata muri nyababyeyi. Imaze gufata muri nyababyeyi rero nibwo ibindi byose bigenda bibaho, harimo gastrulation. Twabonye ko ari uguhinduka kugendagenda kwa blastocyte yamaze kubaho kugira ngo itangire kugenda ihindura ishusho yayo ndetse n'imiterere. Hakabaho n'ikindi gikorwa cyitwa organogenesis, igikorwa kiba mu kubaho kw'ingingo, ibice by'umubiri bitandukanye. Hanyuma ibi bikaba bitwara hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'8, mu gihe kiriya gikorwa cyose twavuze haruguru gitwara iminsi igera kuri 14. Ibyumweru 8 kugeza umwana avutse, igikorwa kiba gisigaye cyonyine ni ugukura k'umwana uri mu nda, kuko ibice byose biba byaramaze kubaho hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'8 utabariyemo ya minsi 14. Bivuze ngo nta kindi gice cyongera kubaho kuko ibice byose biba byarabayeho kiriya gihe. Bityo muri kiriya gihe cy'ibyumweru 2 kugera ku 8, umubyeyi aba afite ibyago byinshi byo kuba inda yiwe yavamo. Niyo mpamvu iyo ugisama uba ugomba kwitwararika, ukirinda gukora imirimo ivunanye, ukirinda ibintu byose bishobora gutuma kwifuruma cyangwa kubaho k'umwana kutagenda neza, kuko iyo utuje ugakora neza utuje bituma bya bice by'umubiri bigenda bibaho mu buryo bwiza. Ariko iyo ukorakora imirimo myinshi byangiza imikurire ya bya bice ndetse bikazatuma umwana avukana ubumuga butandukanye. Nabashimiye uburyo mwakurikiranye iki kiganiro cyacu, bararekera kugira ngo mukore subscribe, mutere comment, mubaze ibibazo ababifite,
mukunde iki kiganiro abumva cyabashimishije ndetse n'abo kitashimishije nabo ntibahejwe, gusa mbibutsa kugisharinga na bagenzi banyu kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi kurushaho. Bararikiye gukurikirana ikiganiro cyacu noneho kizaza kivuga uko umwana agenda akura, embryonic development ndetse na fetal development bigenda gute, ko tumaze kubona ko muri iyi minsi 14 ibi byose biba byamaze kubaho. Ese ni ibiki noneho bibaho muri iki gihe cy'ibyumweru 8? Ibindi byumweru bindi bikurikiye nabyo tuzarebireba nyuma, uko umwana agenda akura ibice byose byamaze kubaho. Ndabashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro mukabana nanjye. Amazina yanjye nitwa Munyaneza Stefano.